Samweli wa mbere igice cya 27. Hanyuma Dawidi yibwira mu mutima we ati nta kabuza hariho umunsi umwe Sawuli azanyica. Nta nama iruta ko nshikira mu gihugu cy'Abafilisitiya byatuma Sawuli arambirwa kongera kunshakira ku nkiko za Isiraheli zose. Uko niko nzamucika nkamukira. Dawidi aherako ahagurukana n'abantu be 600 bari kumwe barambuka bajya kwa Kishi mwene Mawoki umwami w'i Gati. Dawidi n'abantu be baturana na Kishi Gati umuntu wese n'abo mu rugo rwe. Dawidi n'abagore be bombi Ahinowamu umunyayezereli na Abigayili w'i Karumeli wari Mukanabali. Bukeye babwira Sawuli ko Dawidi yahungiye i Gati niyongera kumushaka ukundi. Dawidi abwira Kishi ati niba nkugizeho ubuhake ntibame igikingi mu midugudu umwe yo mu misozi aba ariho nura. Niki cyatuma umugaragu wawe nurana nawe ku rurembo? Nuko uwo munsi Akishi amugerera isurugari. Nicyo cyatumye isurugari habaho abami b'Abayuda bwite na bugingo n'ubu. Kandi iminsi Dawidi yamaze mu gihugu cy'Abafilisitiya ni umwaka n'amezi 4. Bukeye Dawidi n'ingabo ze barazamuka batera ab'i Geshuri n'Abagiruzi n'Abamaleki, kandi abo nibo bari abaturage ba kera bo muri icyo gihugu giteganye n'Ishura n'igihugu cya Egiputa. Nuko Dawidi arimbura icyo gihugu, ntihagira umugabo cyangwa umugore urokoka, anyaga inka n'intama n'indogobe n'ingamiya n'imyambaro, maze yatabaruka akajya ajya kwa Kishi. Akishi akajya amubaza ati uyu munsi wateye he? Dawidi ati nateye ikusi h'i Buyuda n'ikusi h'i Yerameyi n'ah'Abakeni. Ariko Dawidi ntiyagiraga umugabo cyangwa umugore arokora ngo abajyane i Gati, kuko bibwiraga ko babarega bakavuga ati Dawidi yakoze atya n'atya. Iminsi yose yatuye mu gihugu cy'Abafilisitiya niko yabigenzaga. Nuko Akishi yiringira Dawidi akajya avuga ati yateye bene wabo b'Abisiraheli kumuzinukwa, bizatuma bimbata yanjye iteka ryose. Samweli wa mbere igice cya 28. Muri iyo minsi Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kujya kurwana n'Abisiraheli. Akishi abwira Dawidi ati umenye rwose ko uzatabarana nanjye n'abantu bawe tukajyana n'ingabo ku rugamba. Dawidi aramubwira ati ni naho uzamenyera icyo umugaragu wawe nzakora. Akishi abwira Dawidi ati nicyo kizatuma nkugira umurinzi w'umutwe wanjye iminsi yose. Ariko Samweli yari yarapfuye, Abisiraheli bose baramuririra bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashyitsi muri icyo gihugu. Bukeye Abafilisitiya baraterana baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisiraheli bose bagerereza i Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Uwiteka inama, Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli aherako abwira abagaragu bati nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati hariho umushitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo 2 bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore amusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze, uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashyitsi akabaca mu gihugu? Niki gituma utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli amurahira Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore amubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga abaza Sawuli ati umbeshyeye iki, kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore amubwira ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli amubaza ati arasa ate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso yaramuramye. Nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye nkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli amusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yaranaye itakigira icyo insubiza ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nkuhamagara ngo nsobanure icyo nkwiriye gukora.
Samweli aravuga ati ubimbarisha iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri njye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku bamareye. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisiraheli mu Bafilisitiya, kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isiraheli mu Bafilisitiya. Uwo mwanya Sawuli aherako yikubita hasi indabya yubamye, kuko akuwe umutima cyane n'ibyo Samweli amubwiye, acika intege kuko yari yiriwe ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli, abona ko yashoboye cyane, aramubwira ati dore umuja wawe nakumviye, mparamagara, numvira amagambo mbwiye. None ndakwinginze nawe wumvire umuja wawe, unyemerere ngo ufungurire urye, kugira ngo nugenda ubone intege. Aranga ati sinshaka kurya. Ariko abagaragu be n'uwo mugore baramuhata arabumvira, aherako abaduka hasi yicara ku buriri. Kandi uwo mugore yari afite ikimasa kibyibushye kiri mu ruhongero, arihuta arakica, yenda ifu ayivugamo umutsima udasembuwe arawotsa, abihereza Sawuli n'abagaragu be barafungura. Baherako barahaguruka iryo joro baragenda.